kandi ni itariki 17 umva Karenzi bamubwira ikintu kimwe kirimo hano na Isa ariko Karenzi aramurenganya hari igihe aravuga ibihari kubera ko Reyo nko kuri Reyo ihorana amakuru kandi mu nguni zose Reyo wikiri bazagenda gukimikira 3 ariko kuri APR hani ivuga atereka nsoke muri studio babwire ko dore imyitozo baraye bakoze ngiri ariko nimukagereranye yarayibaye ku mugoroba bizakugora buri gihe nufata ibintu bya APR ariko nanone kare ntabwo tugomba kubishima ntabwo tugomba kubishima umupira na ambiance ugomba kumva Karenzi nutemera ko umupira na ambiance ugomba kumva context nta context kuvuga ngo hari APR day nta kintu na kimwe kigaragaza ntufana APR ntabwo nyifana arayikunda ikubamo ukayibamo yaguhozemo gufana ni rero match za Reyo gusa uko n'umukunzi wayo yaguhozemo yego umva rero uko bimeze yego ntuvuze mu mupira n'ibyishimo ni burudani 17 reka n'ugiye kwibatira uretse 17 uzizindure ngeze uzataha iki kizatuma yizindura iki kizatuma yizindura ku 19 hanyuma nyikubwira ngo hazashya hari ibishasho wari wabona ariko se harabura iminsi 20 iminsi ariko se Karenzi PR nziza ikorwa no mu minsi 10 wawe twebwe twirwa dushima amakipe ya Simba na Yanga tuvuga ngo turi tariki 29 z'ukwezi kwa karindwi ibintu nzabikuriza buri minsi 5 ikere kugira vibe ukabona ko bateguye ibigano n'itangazamakuru batangire batubwire uburyo batangiye kugura ibintu byose bimeze neza ariko se APR ujya kwifuza oya amajezi wabugiye kure kuko wenda nabandi ntibayagira ariko twereke yuko ari ikintu uri gutegura yakoze ikigano n'itangazamakuru biri clear ku itariki ya mbere amajezi yaraba yageze mu Rwanda ejo bundi navuganaga n'abayobozi ba Kwesa bavuga ati ibintu byose biraba byageze mu Rwanda ibintu byose ubona biri ku murongo Reyo wikira hari gutya na gutya na gutya ugira gutya wajya ko kumyitozo kajya kumva nk'umuntu arakongoreye ariko ngo noneho kuwa kabiri ngo kuwa gatatu ngo nimugoroba ngo urebe neza ngo ari akamaci ngo kagorira ko kwishyura communication muri APR ubona ko nicyo kintu bagomba kuzamura ibindi byose barabikora ariko bagenda bazamure communication ariko ngiye nako intege nke ziri mu buyobozi kuko bafite ikigano nyinshi cyane numva ikizabagora ari uguhuza context ebyiri zitandukanye izihe APR na Reyo uburyo meforoji zabo ziratandukanye ariko ku makipe icyo ni icyita rusange nk'uko ikipe ikiri icyiciro cya mbere ereka umufana wawe yuko hari ikintu uri gutegura akwegera mubwira amakuru ase kare tuvugishe ukuri reka tuvugishe ukuri aka kanya tumbwize ukuri afande do kubona ku nshingano afite ubona adakwiriye abantu bamufasha vice chairman CEO ubona atari imyanya umuvugizi wa APR kuko urona izi kingano zose yazikorera bigeze ubundi komeruka bashaka iki CEO umuntu ubazwa ibintu ukavuga ngo komeruka APR shaka CEO umunyamahanga umunyamahanga kandi sinzi aho bigeze ariko by'umunyarwanda yivuyemo ko n'umunyarwanda yari yatekereje bashakaga CEO umunyamahanga ibyo byose azaza ariko si nabona ko ari cyo kibazo uyu munsi gihari mbona bishingiye ku miterere y'ikipe miterere y'ikipe mbona ariho cyane cyane bishingiye kuko irimo irakora ibintu byayo none se imiterere y'ikipe ikipe ifite abafana benshi aka kanya umufana uramubwira ko hari ikintu uri gutegura mu rero muri ba miseki muri ba nta munoza sibyo mwakiritika gani babona ikipe abafana barayibuze nibyo tuvuga aho ngaho bari mu murongo nibyakosohotse gufata ikipe ukayifungira icyorongi ntago babikoze kubera ko mwabivuze oya ariko twe turi abanyamakuru ibintu byabo biba bipanze keretse niba ushaka ko tugera kuri APR ibintu byabo biba bipanze ubu ngubu ejo ntibafite match ifunguye Inyamirambo abafana bose nibazi bagombe binjire bakabona ikipe yabo ibyo dushaka ibyo ahubwo bakomereze no handi ari ikibazo rero turi kuvuga turi kurasa amakuru numvise ikintu bita APRD amakuru numvise mu matwi yanjye uburyo izabikoze izabiteguye bazashyira hanze mu gihe cyabo bapanga ni wowe nyine zaba ari umuriro nyine ni wowe ibyo tuvuga nk'umufana umwumvisha buryo kizaba noneho rero reka bazabimubwira no se bazakora barashaka kuza stade reka tubaze none urumva bashaka kuza stade kandi ntibabwira abafana reka icyo nicyo kuvuga umwanya babikorera babikora mu barabikoze twarebye uburyo bateguye derby ira kampani ya tike niba bikorera mbere y'iminsi 5 ntabwo akitega ko amahoro yuzura derby ku wa gatandatu turicara hano turumirwa turavuga ati ibi bintu bikwiriyemo
abantu nizere ko bitazongera nka bira twabonye tike wasanga bazongera akabiha tike bati mwe murakora mobilization ngo nimwe muri bukwe ariko buri minsi 5 cyangwa 3 bavuge bati Power Dynamos yageze mu Rwanda uwo Thierry ntabwo agisha inama tike ibigeze kure ahubwo biteguye aho mu nyumvire nyine nitwereke naho ugeze nitwereke aho igeze none se kare ashaka kwereka ariko indese guteze urabona bamuha derby ntabyo yaramenyere ntabyo yarazi ariko ntacyo yakosoye bazakora ntacyo yakosoye iriya debisi ya tike ubuzajya kumva aka kanya nibwo akatweretse ngo nakosoye iki reka bagashyira hanze ubu ngubu byose imaze iminsi bivugwa ku mbuga ku maradiyo ariko baratanga official bavuge bati ku mbuga zacu bafana ba peri bakunzi bayo tariki 17 ni umuriro musabwe kuza muri stade Amahoro turakora umunsi wacu utandukanye n'indi yose yabayeho aho ntibarabivuga nk'iki amakuru arambabaza ngo Jangwani yigeze kumutumira hano ngo baramubuza nabyumviseho ntabwo ari aperi yamubujije ngo hari umuntu wo muri aperi ngo wabujije cyangwa ndaravuze come on muri mwaka wa 2025 understanding y'abantu muri sport baracyafite ibintu by'amafuti nk'ibyo ntabwo babyita amafuti ni amahitamo mwana mbese batise gukorana n'amaradiyo si itegeko gukorana n'amaradiyo ariko bibaze umuntu ngo wakubuje ngo wijya ngo hariya hantu nibyo nkubwira ngo muri management ya aperi no muri communication yayo hakeneye abantu baba specialist babizi babyumva bumva icyo bita foot business bumva icyo bita aperi impamvu igomba nuvuga ngo uvuga aperi day Karenzi atagomba kuza hano akavuga ngo nyamara ngo numvise ari umuriro ahubwo dukeneye kubona ibikorwa biri he kandi bimeze gute icyumweru cya peri giteye gute umukunzi wa peri arapanga iminsi ye n'uwashaka kujya Dubai uri Rubavu avuga ngo nzaza Kigali kureba aperi yanjye akeneye kumenya amakuru wowe kuki ushaka gutegereza amakuru bagwa wowe wayashatse ariko se urashaka gute bayo yakurahize ngo mbwira umuvugizi wa peri bazi ngo mbwira umuvugizi ese amakuru yabaza umuvugizi urabaza nde uri umutasi ariko aho ntabwo aricyo kibazo kiri reka tuve ku makuru nibabwira abafana babo abakunzi babo gahunda babateganyirije uyu munsi uzi ko umukunzi wa Arsenal uyu munsi abazi ngo Arsenal izajya Singapore izaca oya aka kanya bamaze guhaguruka bagiye Hong Kong barakina Tottenham ku wa kane hari umukunzi wa Peri ufite amafaranga nka Rukaka Steven abafana bayo kakazungu hari umukunzi wa Peri nka Rukaka Steven ufite amafaranga uvuga ati nzajya Addis Abeba mfite inama akavuga ati ariko hari na Peri Day ngomba kuba ndeba Power Dynamos iyi tike nayikatisha nkaba nyihinduje karandiriye ibyo ntibisaba amafaranga ibisaba ibindi bisaba abantu babyumva Karenzi abafana ba Peri babimenye kuri 17 z'ukwezi kwa 8 hari aperi de bazakina na Power Dynamos ubwo ayo niyo makuru utanze kandi ubwo tuhite tunava ku nkuru none se usanze ari igihe bayanyujijeho ngo nyatanga singenzi uko amakuru atangwa mbere ya Power Dynamos niba ari uko nguko bazakomeza kuyatanga bazakomeza gutanga amakuru muri aperi aracyari ikibazo gikomeye cyane afande de wakeneye abantu bamufasha nayisa aperi ni ikipe ifite uko iteye bitandukanye n'izindi ibyo nimutabyumva ndabisubiramo ibyo rega ngenda ndabyemera banza ubyumve uyu munsi uragomba kubanza kumenya ese ko Simba yagombaga kuza byagenze bite kuri APRD ese Azamu yavuzwe byagenze bite kugira ngo haze Power Dynamos ese byanyuze mu zihe nzira ese yakonfaminze ryari ese concept y'umunsi mukuru igomba gukorwa ite ese hakenewe iki n'iki ese ibi bisabwa mu zihe nzira binyura mu zihe nzira ese bigenda gute kugira ngo official bitangazwe ese ni izihe nzego zibyaprova ibyo bintu byose bitandukanye n'ibyareyo yo yabyuka ikicara mu nzu bigakora inama igahita itangaza igihari ni kimwe nuko APR irifuza gukora umunsi udasanzwe uyu munsi ifite match ejo nyuma ya match buriya wenda bazatangariza abakunzi bayo gahunda zikurikiyeho z'umunsi mukuru wayo kandi iminsi iracyahari uyu ni umukunzi wa APR kare turi ku itariki 20 9 kwa match iri kuri 15 na 7 iminsi iracyahari ariko kare ko wabaye mu ikipe ngiye mvuga ni APR simashaka no kujyanya na Rayon Sport kuko Rayon nayo ni ukwayo uyu ni umuvuga izina si umukunzi wa APR aba usomye message yaba yanditse n'umukunzi wa APR n'umusoma izina nayisa wenda si kuko ubona bafite n'ubwo bwo gutanga wenda kuba batema izina ariko ikirimo muri APR ikintu cyitwa communication muri APR kiri hasi uburyo amakuru ya equipe atangazwamo uburyo ikipe yegereye abafana
nkiri kuri izi mikoro nzahora mvuga ngo haracyari intera bashyiremo imbaraga pe. hari ibintu utahamagarira mu cyubahiro ngomba Fandedeo ngo ndi umunyamakuru waze ngo se kuri APR Day bimeze gute. Ibyo ni ibintu bishinzwe abantu ku ma website, ni ibintu bishinzwe kandi bafite na team ya communication. Ibyo si bya Haridi na wa mwana n'umukobwa na Claire hari barabashinzwe gupost bazapostinga ibyo batahawe bikenewe umuyobozi. Ntabwo APR izayoborwa n'abantu babiri bonyine, ntabwo APR izayoborwa na Fandedeo chairman na Fande ushinzwe logistique yitwa nde Muyango bonyine ari babiri. Siko ikipe zikora. Nabonye yagiye no muri retirement noneho none ubwo ikipe irahabwa nde yashora no kukuma gukaza ariko kabafasha barabizi kuko icyo tumenyere nuko ugiye mu kiruko cy'ibyo aragenda arava muri APR ikeneye team nisha iteneye kujya uzi ko ari n'uburyo bakora karandire bakababwira bati mu gihe tutarakina APR Day reka dutegure imikino ya gishuti abakunzi bacu mwe mubizi niba ari nushaka imifaranga ashaka kureba ikipe ye ibice na bimwe by'igihugu aherereyemo twebwe dore karandire tariki ni tuzakina ni ikipe tariki 3 tuzakina ni ikipe mwe muhari turashaka kubereka abakinyi bacu twaguze. Ese ubundi biciro byari byagiyeho oya ndi kuvuga ibyejo kuri Gorira kandi byagiyeho kuri 17 na 17 atarayemeza. Ejo bundi hari umugabo wavuye muri Australia umukunzi wa APR ambwa ati twafashe imodoka tujya kuri office bati tugende byuze nge kugura abana amajezi nta bajya yazanye na famille hari nisigara ku ruhande ajya kuri office jezi wapi nta jezi wabona APR ntayo nta jezi wabona APR zandi bashyize hanze byagenze zirese wazikuraye zari nke none se ku APR ndakubwiye hari ibintu ureba bakorana nka Kwesa ntabwo bishoboka aho yishobora no kukubwira ngo ntabwo dufite Kwesa turakorana n'indi brand ikomeye twambara ibintu bisirimu turafashe n'abayobozi ba APR kenshi usanga bari no mu zindi kingano z'igihugu ariko noneho abantu babageza ibitekerezo imishinga migari ya equipe biteye ikibazo sinshaka gukoresha irindi jambo biteye ikibazo umuntu yasubiye atabonye imyenda yikurahe urabibaza nde n'abafana babaye benshi n'imyenda yabaye mike uzarebe kuri APR uzarebe ejo umufana wa APR nta jezi izwi y'abafana ba APR bambara bibaza imyaka ingahe Seziri hagati hari imyenda basohoye Seziri hagati hari imyenda basohoye muri sika harimo imyenda y'abafana ba APR ntabwo nabimenye uwo muntu muri Australia kwa none sibwo byo bazabishyiraho ati tumenye ngo imyenda irahari barabitangaje no kuri office ya APR niho tuyirangura ducuruza Karenza akakanya ufashe imodoka wagiye ukayibona cyane umufana ajya kuri office ya APR gushaka jezi wagiye kwiduka umufana ajya kuri office ya APR gushaka jezi Karenza uratanga wa Karenza kwa APR none se giye nyukura iyo by'abantu nanone imyenda nyirangura kwiduka na office ya APR icuruza imyenda bararanguza we nanone ibyo rero ayo makuru ariko abadetaya ayo makuru ntabwo azi navuga bati imyenda yacu tuzayisanga muri SK shop ako se ni wowe utabizi tuyamenye none se afana ba Perse bayambara babibwirwa n'iki ntitubivuga hano buri munsi nahise makuru subwa mbere yumvise yewe nzi ko SK shop hari icuruza jezi za sport zose zirimo ariko sinari nzi ko ikorana na APR ku buryo ifite jezi hari niba zihari turazikora amagara Fiona kuri video akwereke jezi z'abafana ba APR ma nimero ze ndamamagara akakanya rero ibyo nibyo abafana ba APR barakeneye ibyo bakeneye tukajya muri SK shop shaka jezi ahubwo vuga uti izi sezo zaraje erega ibyo byose nabaha ahubwo rero ugiye mu murongo dushaka ugiye mu murongo dushaka Karenzi uratubwira izarangiye kandi none se genda nijya kuvuga abitegura umunsi wa APR nibagane SK niyo ari sezo zari none se undi uzifite ninde ushima se urugo mu Australia ntabashaka sezo yari arashaka jezi APR zambara imyenda yisezo ariko jezi zose zigira igihe zisohokera ariko kare uyu munsi reyo ko ari izicuruza ikaninjiza amafaranga yo yarazisohoye ikutariki ya mbere byanga bikunda iya mbere barabivuga bazakina na Yanga byanga bikunda kwese ariko agashya keraho rero na APR izakina na Power Dynamos jezi zizaza ryari cyane nyine zirihe byatangaje ako se nibamuritse jezi ku murindi igisigaye uko rukuzikora zikaba barazerekanye barazimuritse nibyo barazerekanye izase zita Karenza ari yeranja akabikarangira nubundi hari ukure bikize mu murongo reka tubyatire ahangaha baye ariko ikibazo kiri tuba twacyerekanye nta kibazo ahangaha dukubise neza ariko ntabwo twemeye aho bagiye babanza mvuze bitari byo
kwesa ntabwo barazitangaza reyo zisezwe. oya ntabwo ziratanga twite kimwe kuri icyenda bavuga ko ari tariki ya mbere bakoze ikiganiro itangazamakuru tariki ku itariki ya mbere ejo bundi reyo jezi za reyo umuntu wese azaba azi nshyashya bazakora kandi bo amafurari amajezi imipira ibintu byose zizagera mu kwa munani zitaraza. oya zo zarakozwe ziri kuza zizahagera hano mu Rwanda ku itariki ya mbere birazwi biri clear abo bazazisanga uzanarebe kuri Reyo Day ugomba kuba umuco amafurari abareyo bamaze kumenyera amajezi ni nabwo buryo yego bwa Simon Yanga barayimenyereye bagomba kwerekwa abakinnyi bashya bambaye imyenda mishya kandi ya buri mwaka ntabwo wafata reyo y'ubushize ugenda ariyo wambaye na peri uburyo birimo abantu b'abasirimu ariko itara update ntigendana n'izindi kipe ntabwo igendana aperusha kwisanga murongo umwe na polisi kandi polisi n'abafana igira sibyo polisi niyo itabikora polisi uzajya kubona ntawibaza uzi ko polisi ujya kubona ukabona abakinnyi baraguzwe nko kuri Instagram yabo cyangwa kuri ejo bundi barahinduye ubundi baba bajyaga berekana mu myitozo bageze mu myitozo basigaye bashyiraho n'udufoto kuri social media mu myitozo bajyaga basanga imyenda mishya abakinnyi bashya abafana bakwiye kugira vibe bakagira vibe kandi icyiza ibi bintu n'uwatekereza ngo birasaba ubushobozi birasaba abantu babizobere babizi ibyo umuntu wapera ibirimo neza ibyo murimo muvuga sibyo icyo bitandukaniyeho nuko APR bikora itabivuze mukabibona sibyo izabikora ariko se mwategereje haracyabura iminsi 20 ngo APR Day mwaretse bikazaba mukabinenga twe ntabwo dushaka kubimenya urakabaka imyaka 20 n'itangazamakuru uri hirya no hino cyitwa itangazamakuru akamaro kacyo urabizi neza ko iminsi 15 gutegura umunsi mukuru ukambwira ko uhagije utarakora press utarakora ikintu kimwe utarashyira na hanze ikipe izakina na APR ukambwira ngo kubikora ngo mu cyumweru cyanyuma ngo nibyo bintu biprofessionnel kweli bo wowe banza wumve neza nibyo bintu biprofessionnel banza wumve context nayivuye utayumva uyu munsi ahubwo Reyo yatinze kubitangaza kuko Reyo uyu munsi ibintu byose muri Reyo sinzi wahoze atera urwenya sinzi icyo nari mubwiye arambwira ati nawe ati nanjye uzama amafaranga nyuma ya Reyo dese nka Reyo Sport ashaka aninura Reyo nyine ko ibintu byose zabyishura ari umunsi w'igikundiro sibyo iyo ni ikipe y'abafana nyine ni kwibaho ishingiye ku bafana niho izayakura nyine nta kinego kirimo kuri Reyo sibyo APR rero ikeneye ibintu byiza ariko ntabwo ibara APR Day nk'ahantu iteganya ubuzima reka natwe ntabwo tubara APR Day so uburyo mubivuga biratandukanye mureke nsoze statement uri kubikorora mu buryo bwawe bikarangira icyo nshaka kumvisha nuko uburyo Reyo ibikora ahubwo yakabaye ibikora amezi 2 imbere kubera ko itegereje ubuzima bwa sezo bwo gutangira sezo ntizishyura za recruitment ntizishyura abayishyuza uyu munsi nta muntu APR ibwira ngo tuzakwishyura nyuma ya APR nitwakira Power Dynamos urumva so ntabwo rero iyo ikora umunsi mukuru igamije gushaka amafaranga igamije gukora umunsi wayo wo kwishimana n'abakunzi bayo no kubereka ikipe ya sezitaha urumva bivuze iki bivuze ngo yo kubwayo ishobora kuvuga iti wenda n'urugero iminsi 10 iraduhagije nidukora mobilisation neza tukabitegura neza tudahubutse tumaze kubona approval y'inzego zose dukorana n'iki tuzabikora kandi bizagenda neza je ndumva twabaha iyo benefit de doute tukabategereza tukareba uburyo bazabikora twasanga byarakozwe nabi kazo tukabinenga ariko na derby ubwayo yatweretse ishusho nyayo yuko bari bateguye ariko buretse gato derby APR yakinye derby muri weekend urumva yakinye match kuwa kane buretse ya champion nukuvuga ngo bari bafite iminsi 3
hagati ya match imwe na match ya derby. Urabyibuka neza? Iyo utegura derby ntabwo bibaho amanota atatarangana. Ntabwo utegura derby ngo wirengagize indi match ufite mu mibyizi kandi yose ari amanota 3. So bitandukanye n'ibi bafite ukwezi ko kwitegura, bafite nta kwezi kurimo itariki 29 dore iyi weekend iravamo iki cyumweru turinjira mu kwezi kwa munani murabara ibiro officiel, sibyo? Murabara ibiro officiel kandi tumaze iminsi tuvuga ko APR izakora APRD birihe ubuse ishika guhakanya igwakanyije none se ndabeshya irihe ntabwo ubeshya ariko ikibazo abantu bose n'amakuru yayo nta nubwo barabitangaza. APR ni ikipe y'umupira w'amaguru ifite abafana baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifite abafana bari muri Sweden za Stockholm bagomba gukurikira APR ubuzima bwa buri munsi. Ngewe mfite amakuru yizewe ko hazaba APR kandi bazakina na Power Dynamos. Sijye wambere wayikubwiye reka nawe ubihakane ariko noneho uburyo amakuru dushaka ikipe imera inzego zirabibwira abafana bayo gute. Ushobora no gusanga ari strategy zo kwicisha abantu amatsiko. Amatsiko se uzi ko amatsiko yicisha umuntu ariko ari ikintu uri gutegura kuba ndi guteka inyama ariko kumva umuhumuro. Ako se nahise ibyo mvuga arabyumva. Ndimo ndakubwira ngo barimo barategura umunsi w'umuriro, uzaba ari umuriro utavugwa se n'ubu turi kubakora hazashya mobilisation ahubwo ashobora gukonja ahubwo bakwegere begere eske kuko n'ubu babatangiye mobilisation. Jewe sinari kuyikora ahubwo n'ukuri yayitangiye mbere none se bure yose twatangiye kuyivuga rya ukuri wayitangiye mbere kuba ufite ifite na Jesse abantu banabimenya reyo ya understanding ikintu cyitwa business. Ahubwo mwebwe ubu bimwe murambabaza, ndimo ndabacishamo ijisho nk'abanyamakuru mutegereje amakuru ari officiel, amatangazo ya ikipe twerega ngende kurebera umufana njyewe ntabwo nitayeho kurebera umufana uri hirya no hino mu gihugu ureba akabona yuko hari match ya Gorilla ariko atazi ikintu gitegura. Umufana murebere neza ucengera umushakira amakuru uyamuhe kandi amakuru ya APRD yahari niba hari kandi murashaka iki. Turashaka kumenya ngo ese bo koko batangiye guteguza abafana bayo koko ko umunsi uhari cyangwa abafana bajya babyumvira ku maradiyo. Nahisa APR izabikora on due time bitewe nuko babiteguye mu gihe cyanyacyo, ari mureke muzabinenge bitewe n'igihe. Ntagira umuntu unyumva nabi ariko mu cyubahiro ngomba aba bapapa bayoboye ku rwego rw'igihugu ninde na Fande Ritadi Kabagambe nande wundi imufande wundi Kazungu yitwa nde Zibiza. Hakeneye impinduka muri bari abantu Baritadi bombi bakenewe impinduka ku rwego rw'abari abagabo ugeze ku bayobozi b'abafana abo buretse abayobozi b'abafana kandi abafana nta jambo buretse gatoya ubona urabarenganyije abafana urabarenganyije cyageze twese ni micuti wanjye yitwiyeho uza kuri abafana yitwa nde Emile ari igihe cyageze tubona cyahindutse mu mivugire y'abafana ba APR ku rwego rw'abafana mu mpinduka zikenewe rwose mu cyo bagomba nge nk'umutazi ko mbibona Afande Kabagambe akunze ikipe, Afande Ruzibiza akunze ikipe ariko hakeneye impinduka abajene bashya bandastandinga bagakuba bakeneye kuzamuka barukaga Steven bakomeye gufata umwanya hariya abajene nka ba Thompson bakeneye gufata umwanya hariya bakazamuka bakatwereka ibintu bafite abantu nka ba Benjamin bo muri za online fan club bakeneye kuzamuka bakazamurwa. Urambabaje cyane ndakubwiza ukuri urambabaje uri gushakiraho ibintu bitari aho niho aho niho Rikara arambabaje ari gushakira Rikara uburyo babakorode mu ramamaza oye ntabwo ndi kwamamaza hakeneye kuvuga ngo nka Thompson uravuga ngo yagiye nka Kairo n'urugero sibyo ngenda kubwira abantu tuba turi barareba ni buryo ndi bakipe ariko barimo bano barukaka bakajya kuvuga ati Jesse barazizi rukaka nayoboye umujyi wa Kigali ndavuga hejuru umujyi wa Kigali barenga umujyi arambabaje Rikari ntashaka iby'umujyi Rikari aho uri gushaka ntago ari ho gukemurira impinduka hejuru mu rwego rw'abafana abantu none se impinduka ikibazo n'abafana baba bitabura abavugira abageza abavugira abafana bakabagera kwibanya ku abafana ba APR hakeneye impinduka mu buyobozi bw'abafana ku rwego rw'igihugu no urugero ariko karenze ibizibiza hari impamvu turi gukora iyi nkuru niba gakuba ari perezida w'abafana mu rwego rw'igihugu ku rwego rw'igihugu Rukaka Steven Rukaka araho na Peter Bura araho Peter Bura abantu ba Peter Bura Anita
Kivu yari aho bose hano ni mudamu nabonye bose bazamuka abantu bashire bari hehe abantu bashire afika ngo bazamuke hejuru papa jire bakora iki yeye komite ushaka bakora iki vibing ifite imbaraga none se barakora iki ukuntu ubona bamatici ubundi kandi abafana bakomeye bakunda pera arabatipe bakunda pera ukabibona ndavuga ku ruhande rwa Rayon matici ukomeze ashaka kwigira bureza nibwo buryo ushaka amaraso mashya abantu aba Benjamin bazamuka ikibazo si abafana bajya ku rwego rw'icyo umusivili kweli nta kibazo sivili yandika bombo ariko wowe Karenzi wowe ushaka bika ahantu uri gushakira gukemura ikibazo ndikubwira abafana bakwiriye kuvugirwa ku rwego komeye cyane uko sivili ku buryo Rukaka facing afande akamubwira ati afande ubundi andi makipe nka Zamalek nka Pyramid zimeze gutya ariko ntago aperi yo kipe ya gisirikare yone muri Afrika zafarira bona amakipe ya gisirikare ari understanding ikwiriye guhinduka mu myumvire kuva ku mufana wayajya wa aperi ifite ibikombe bihagije ni kipe abantu abajene bari gukura biyumvamo hakwiriye no guhinduka rero uburyo vision imeze kumva ibintu ngo apede ku itariki 17 ukabona nta poste nimwe abantu twese cyangwa wisa ngo Power Dynamos reba nka Rayon Week kirimo gukora